Di Stefano na Ronaldo Gaucho bivuzwe nande kubera iki hari urwego rwitwa IFFHS urabyumva iyi no observatoire n'urwego rwitwa International Federation of Football History and Statistics n'urwego rushinzwe ibarurisha mibare umupira na statistique n'amateka urwego rero iyo murubona ngira ngo mukunda kurebaho ama ranking n'ama statistique beza ku myanya yabo n'ibindi byinshi n'urwego rwubashywe cyane umupira w'amaguru maze igihe rwakoze men's historical all time world best players top 10 y'abakinnyi beza 10 mu mateka ruhago kugeza uyu munsi aha rero niho bahereye batondeka urutonde rw'abakinnyi 10 beza kuko urumva amaze igihe deba ninde mwiza ku isi nta rwego rwakwizerwa kurushura kuko rwo nibura at least rugira records z'ibintu byose byabaye ikirenge cy'umukinnyi cyakoze mu bakwizerwa ariko ni FIFA urukora na FIFA urutanga data n'undi rukora na FIFA urutanga data no gitwa international donc urutanga data mu bitangazamakuru mu nzego z'umupira muri FIFA n'ibindi. So Lionel Messi number 1 numero 1 di tutti tempo, Pele numero 2 mbere nambeho deba hono no hateje deba cyane umukinnyi ufite ibikombe by'isi bingaye harya Sami Pele ibikombe 3 by'isi ngoro umukinnyi wa kabiri mu mateka ya ruhago igikombe cy'isi cyane yakinnye afite imyaka 16 yakinnye ari muto cyane kubera iki Messi iraganye tu nta nubwo byuzuye iraganye tu sofrie hari ibintu byabayeho nibwo biba bivugitse neza mu gihe cya Pele atatwaye ibyabaga mu buryo bworoshye ni dema Pele abo umuntu uri navuga ko ari classique cyane ntabwo yigeze akina ku mugane w'Uburayi icyo kintu cya mbere gituma Pele kimwambura amanota. Messi abayeho mu gihe umupira uri modern n'abakinnyi benshi imitego yose yatezwe yarayitsinze. Messi yatwaye Champions League, yatwaye ama Ballon d'Or, yatwaye igikombe cy'isi, yatwaye ibikombe by'imbere ku migabane, yatwaye muri club buri kimwe cyose. Ntekereza ko Messi urebye ama Ballon d'Or 8 kuko ugiye kuvuga ngo umukinnyi mwiza ku isi Ballon d'Or ihabwa umukinnyi mwiza ku isi urushije abandi ku isi. Niba zifite inshuro 8 na umuzana ibikombe by'isi kuko ibikombe by'isi ni je collectif ibyo bikombe barakubwira ati 5 n'umunani hari Garincha hari bamazinya n'abandi batandukanye iyo igikombe kigushyira kuri top ubwo ari n'abafana ba Cristiano bahakana bavuga ati igikombe cy'isi ntabwo ari cyo cyamugira uwa mbere ati kuko nkaka karavuga ati ibyo byose narabitwaye ariko sindi umukinnyi wa mbere ku isi kaka ntago byo byemeye aravuga ati nkanjye byose narabitwaye Champions League narayitwaye Ballon d'Or narayitwaye igikombe cy'isi naragitwaye ariko sindi umukinnyi wa mbere ku isi. Igikombe kiri muri je collectif ubona nyine Pele hari ukuntu n'ibitego twakuza batubwira ko yatsinze ibitego 1000 fifiza kubihinyuza ivuga ko itetemera iby'igihumbi. Ikintu cyonyine gisobanura Pele nuko atakinnye kuri level international nicyo kintu cyonyine ubona kimwambura amanota naho ubundi kujyanye n'igikombe cy'isi wenda yagukiye mwiza mu mateka y'igikombe cy'isi kuko mu mateka Pele no muri bitatu ariko ari kimwe bavuga yuko yari ari mu kintu usanzwe atara 16 cyambere atara anafite rwose n'ibintu bitangaje afite statistique zidasanzwe je nabonye basenya bava kuri Goodson ngo niyo stade yonyine Goodson Park Pele yatsindiyeho umukino w'igikombe cy'isi gutsindwa umwe wonyine batsindwa na Portugal. Nibyo twavuga bindi bya Pele ikindi wenda bajya bavuga ko abantu bakoze ibintu imbere y'abandi abantu barabubaha bakanabatinya ni conflit de generation uhari n'abantu bakora ama video ngo ibi byose tubona ngo Pele yarabikoze amacenga amadribble amafente ibitego byinshi cyane nta wabihakana ni umukinnyi mwiza udasanzwe ariko kuri iyi level ya competition ba Messi bafesinze muri club bakanayifesinga muri nationale akabasha gukora iriya mibare y'ibitego akabasha gukora ziriya assist akabasha gutwara biriya bikombe mu maklebe no muri nationale akabasha kugira ziriya trophée individuelle za Messi ibihe nibisa ntibinangana ndabyemera kuko imyaka ya Pele ntago ariyo ya Messi nyine igihe bakiniye kiratandukanye ariko by'ubutabera ntabeshye
sinabonye perakina ariko statement yanjye ntiyaba yuzuye nk'umuntu waba yarayibonye byose ariko sinya ntekereza ko hari ikintu Messi atahaye isi y'umupira Ateye icyo nukomozaho deba abantu bamaramo amasaha yose baganira ku mupira avuga ngo Messi Cristiano who is the GOAT, who is the greatest of all time. Ahubwo IHHFS igafata abakinnyi babiri kabashyira hagati ya Messi na Cristiano kuko hagati harimo Pele na Maradona. Ahubwo birakwereka ko intera hagati ya Messi na Cristiano ishobora kuba ari ibirometero byinshi. Acunge neza ahubwo atazajyamo n'undi. Lionel Messi nta wundi uri hafi mu bakina cyangwa abakinnyi vuba. Ronaldo wamugeze wa kane. Lionel Messi hari icyubahiro yagize mu mupira w'amaguru ntekereza yuko kidasanzwe. Burya tureke iby'igikombe cy'isi, wenda igikombe cy'isi nacyo kirerite cyane ko nk'izi saha Ronaldo Nazario de Lima tumufata nk'umwe mu bataka ba danje babayeho ku isi abikoresheje ibikombe by'isi nka Champions League agira Ronaldo Nazario de Lima. Ariko Lionel Messi ujye wimagine umukinnyi w'umuwinga niwe Pep Guardiola yagize ibihe runaka byo kumukinisha nka false 9 cyangwa se nka nimero 9 upfuye, ariko ujye wibaza umukinnyi watwaye inkweto ya zahabu ku mugabane w'Uburayi inshuro 6 atari typical number 9. Inshuro 6 nukuvuga ariwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona 5 zikomeye y'Uburayi. Atutazamuhora imbere ya box. Inshuro 6 Cristiano Messi. Inshuro 6 ari umuwinga atari ari umuplaymaker. Messi se ubundi umwanya we murawuzi. Messi nta mwanya akaba Messi ikintu cyitwa free roll iyo bamupanga mu kibuga bamucisha ku ruhande muri batatu b'imbere, ariko Messi mu by'ukuri abakina 10 inyuma ya rutayizamu. Kano kana se sibyo bikagora muri nationale. Kano kana ka Dybala yaje muri nationale aravuga ati ngibirindira no gukina inyuma mwataka. Messi aravuga ati abone nshotira ko bapanzemo muri batatu b'imbere ku ruhande batihave hariya naho kwifashisha none irukira Ungura utaro iyo Messi arimo Lautaro arabura. Kubera iki Messi aravuga ati wowe kunda gukina muri abataka babiri ugakina inyuma rutayizamu aho niho nshotera. Messi ubundi mu by'ukuri nka 10 ariko Messi naza Messi ni nimero 10. Messi ni nka bira Ronaldo yakubeshya ngana Ronaldo yakubeshya ngo n'umuwinga Lorenzo Ronaldo ni rutayizamu Ronaldo ni rutayizamu amateka ntabyo ubuwinga byacu ibyo ubuwinga bisize muri mani ya Messi Ronaldo harimo abakinnyi babiri hagati yabo intera hagati yabo. Ariko nge simbi haka numva impamvu nge mbyemera irakabije. Umva impamvu nge mbyemera Ronaldo ni umukinnyi ukomeye. Iyi ni deba twese abantu bakunda Ronaldo tutajya twakira. Ni umukinnyi ukomeye nabiri bavuga ngo ntataragira ntiwatsinda ibitego bigera muri 930 na udafite impano uwo bivuga bari hafi none ukagera ku rwego ari we watsinze ibitego byinshi mu mupira w'amaguru kuvisi yabaho. Icyo ni ikintu kiri crazy ni ikintu giteye ubwoba. Ubundi cyakabaye kivugwa hari nk'amatemple yandi yo muri China yandi yaba monko bakabaye bamaze kuzamuka kumwe babashengera bari mu kirere tukakabaye tubivuga babasaza bapane babayakuza bakwemo inkota byakabaye isi y'umucyo n'iy'umwijima kakanya zose byakabaye nka papa umwotsi uri kuzamuka w'icyo kintu. Ni ikintu man ubwenge bw'umuntu niba ubyakira twese kuva i Kigali Islamabad ukambuka ukagenda ukagera Kuala Lumpur ukambuka ukazajya umanuka mu dugu nka za Bhutan ukazajya ukatukaza za Myanmar. Umuntu wese akandagiye ku mari nta muntu urushije Ronaldo ibitego icyo bakimwubahira. Ariko hari ikintu kidahinduka kuzura bigira ikibigena. Icyo kintu cyitwa ibikombe abantu ntibajya bagiha agaciro. Iyo umufaransa avuga ngo iraganye tu sofriye ikintu cyose Messi yakiniye yaragitwaye. It's a fact. Yes, Cristiano yakiniye igikombe cy'isi ntiyagitwaye kandi yakiniye inshuro wabihindura hidida yaragitwaye ntiwagitwaye wimbwira ngo igihugu cyoroshye ngo igihugu gikomeye ngo niba ari umwaka w'igihugu kitakwanye kiza ni ibyago byawe ni marera ntago ntago bireba Messi. Twubahire ikintu cyitwa inkangara uko zimeze. Mujya mubona mu maturo mu barokore reka mbijyanye no mu barokore. Abarokore bagira ngo ni igiseke cya 10 bakagira igiseke cy'amashimwe bakagira igiseke cy'amatura asanzwe bakagira igiseke cy'inyubako n'ibindi
igiseke cy'icya 10 cya Ronaldo nta kintu kirimo nta bahashashyizemo tukijyanye n'igikombe cy'isi ka Messi karaje karatura mu bya 10 karatura mu nyubako karatura mu yakorari karatura mu mashimwe kadumbukizamo icya 10 ni fact yarabikoze ntiwabiburana kandi yabikoze iri average kuko deba yakabaye nk'ibyo kakayavugaga ngo senge sinagitwaye yes you did that ariko muri class ntiwaza muri class ya mu bitego nturimo muri assist nturimo Ballon d'Or ufite kamwe ibikombe ufite bike uhinduka average imbere yabo noneho Messi yakoze ibintu nk'ibyo Ronaldo yakoze kandi bose bari kuri niveau hejuru kuzababarira Randari Koromuhani bizagora ubundi nicyo kintu cyo ubundi niho ahantu honyine ubundi yo nekereje Randari Koromuhani no sinzi keretse dore nko ku magakorodoro turi nka babiri mfite nk'abo ngo boss mfite nk'inoti ya senkani nuko nkababwa nti mu nkubitiro uyu murimo wakoze ntago ari ibintu by'i Rwanda Randari uriya mupira umwe wahinduye isi bro wahinduye igitereko wakoze ibindi bintu nyine niba wateretse Messi yashyize Messi ahantu hatagatifu ntitwahamukura twihute hanyuma ekipi ya Man United irimo kwitegura gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuri finale ya Europa League ejo kuri Cathedral San Mamés harya no wongeraho Baria burasa Cathedral yubatse yego burasa gasozi ekipi ya Man U amakuru yose ni meza mu by'ukuri ni meza cyane ndimo nakurikira ibyatangajwe n'umutoza wa Man United Ruben Amorim yari kumwe n'abakinnyi be navuga abaseniors yaba capitaine Bruno Fernandes ndetse na Harry Maguire uri mu bihe byiza cyane nawe yari muri press conference mu by'ukuri yamwitwaje ariko amakuru meza cyane kuri Man U ni garuka ry'abakinnyi bamaze igihe badahari yaba Lenioro waragize ikibazo cy'imvune arahari ari muri group Joshua Zirkzee arahari yaramaze igihe adahari ndetse kandi na Diogo Dalot aba n'abakinnyi potentially bose bashobora kuba starter bashobora kubanza mu kibuga mu gihe Man U yuzuye yavuze ngo it's very good for us they can help us to win the game badufasha gutsinda umukino abakinnyi bombi Adera yaramaze iminsi akoresha Rasmus Højlund yagaragaje urwego rwo hasi ni amakuru meza kugarura Joshua Zirkzee ndetse Lenioro muri defense ni Pion yana amakuru meza cyane kugarura Joshua Zirkzee umwe mu basore bari batangiye kwigirira icyizere muri equipe kuruta Rasmus Messi ya nyuma mbere yuko agira ikibazo cy'imvune yararimo akora neza muri championnat akagerageza no kugira ibyo akora muri Europa League ari naryo rushanwa bari bashyizeho ibitekerezo byabo cyane ntago bakibagirwa igitego yabatsindiye ikipe ya Olympique Lyonnais ntago bakibagirwa umusaruro we bahura n'ikipe ya Real Sociedad match ibanza naho yaratsinze izo ni zimwe muri match zari zibaregoye cyane cyangwa se zibabangamiye muri no rugendo rwabo rwo kugera kuri finale kugarura Zirkzee nandi mahitamo meza kuko mu mukino hagati yes Rasmus yabanzamo akaba yagira ibyo atanga ariko se mu gihe imbaraga zimushiranye option yindi y'umwata kuva kuri bench nta wundi uhari mu buryo buri typique amazi iminsi yifashisha kano gapeti ka Chidobe Martin mu mukino imwe n'imwe ariko match ni kana ntabwo kayikina ntabwo kayikina kuko ntabwo bakandikishije ntekereza ko rero abafite bombi nibura guturuna muri game hagati bijyanye na situation y'umukino byamukundira ko Zirkzee amuhereza n'indi option yo gukina mu mugongo w'umwataka akaba yakatakana na Bruno ariko ntekereza ko ibyo ngibyo ntabiteganya mu gihe yagaruye Amad Diallo akaba yaragize match nziza zitambutse ntekereza ko agomba kubanzamo we na Bruno hariya muri sector offensive bakina mu mugongo w'umwataka Amadi kurenzagana na Choriya umuntu kigaruka yego Amadi amaze iminsi akina yabanzamo agomba kubanzamo yabanzamo kurutagara naco option zaba ari ebyiri Amadi ashobora kumubanza nk'umu wing back wenda w'iburyo ku ruhande rwa Nuseri Mazraoui ariko mu gihe Daro yagarutse Nuseri Mazraoui hari biragoye cyane kandi Amadi n'umukinnyi mbona ugomba kubanza mu kibuga numwe mu bafashe bakuramo equipe ya Athletic Club Bilbao retour ku mupira yatanzwamo igitego numwe mu bakinnyi beza muri United indiscutable ntabwo ntekereza yuko kuri match ni season Simone nta rushabara bose bakina ari imbere yakubijyanye n'imibare arabarusha pourquoi pas Mazraoui atagaruka inyuma agakora wenda Maguire na Yolo cyangwa se Maguire na Lindelof noneho Mazraoui akamuzana muri batatu b'inyuma ahubwo aka gasore agakabura ku ruhande
ndatekereza Agasohora Lindelof icyo gihe. Magwaya Yoro wenda na Nuseri na Mazraoui ari batatu, noneho wenda hagati agakora Casemiro Ugarte, hanyuma agakoresha Dorgu ndetse na Amadi, none agahita akora mu mugongo wa Holland yes na Dalot nizo mungenya kugarura iburyo ari n'ukuntu yabakinishaga Bruno na Amadi bagakina imbere ari nka winga ariko ari winga ari ku ruhande kuko niba Daro yagarutse aho mabukina wing back niwe mwiza bafite, ariko ari ukuntu bakine niba bibuka match za Man City batsinze yes et puis Mazraoui akajya gufasha defense, hanyuma Bruno urumva niba ashyizemo uwo murongo bamaze kuba barindwi ari batatu bagomba kujya imbere, Rasmus na Amadi na Rasmus akajya imbere Amadi na Bruno bakamujya inyuma. Njye na preferaga kugarura Amadi muri abo mu mpande as wing backs, no psyshoboka namukoresha kuwa imwe yariguriye Dorgu ko yakumwigurira bitandukanye Dorgu consistent kuva mu Rwanda. Impamvu nkunda Garnacho reka nyibabwirire Garnacho okay, Amadi aguha pace ni na keza tactic ari buriya gafite n'ikirenge cyiza, scoring power kubikora mu minota mike, azi gukoresha umupira mu gihe afite n'ubwonko bwihuta cyane muri execution y'ibintu akora cyangwa se mu execute nyine ibintu yatekereje. Ariko Garnacho buriya hari ikintu agira abafana ba Mani bashobora kuba wenda batamu ratinga cyane kandi wenda n'imibare ntimugira igitangaza, ariko Garnacho mu bakinnyi bashobora gufata umupira bakaba bavuga bati ngiye gukora take on, ngiye kujyana uyu mukinnyi ndamuzamukana ndamwirimina ndakora give and go, nyisigire Bruno ayincomekera imbere ninjire mbe natera umupira mwizamu neza ku kirenge, abikora neza ku buryo ntekereza ko ku ikipe ishaka kuba iri offensive ishaka igitego njye bose nabashyira